ikintu cya mbere tugomba guhashya ni ubukene, kandi tugomba kwigira bizaturuka muri twebwe, haba abaturage, urubyiruko nk'uko tugomba kubivuga. Ni karibu baze tubaha akazi kugira ngo dukomeze duhashe ubukene kandi byose bibashe kugenda neza. Urubyiruko niyo nkingi ya mwamba, aho umuntu yaryamaga akaba atazi ko buri buke, bwacya akaba atazi ko buri bwire. Nta muntu wari ufite icyizere cy'uko abantu bazongera guhura nk'uku nguku, bongere basabane, basangire, abana bajye kwiga, umuntu urwaye avurwe, umubyeyi ahabwe impundu yabyaye n'ibindi. Nagira ngo dushimire ingabo za RPA zabohoye u Rwanda. Twimire nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame wazirangaje imbere mu buhanga bukomeye bwo kuyobora urugamba. Uyu munsi tukaba turi hano tunezerewe. Uyu munsi rero dufite umutekano, dufite ubuzima, twagaruye ubuzima. Icyo ni icya mbere twishimira mu karere ka Rwamagana. Icya kabiri ni ibikorwa remezo byiyongereye. Ubu dufite ibigo nderabuzima mu mirenge yose 14 kuri 14, harimo n'imirenge igiye ifite ibirenga 2. Dufite amashuri abanza n'ayisumbuye muri buri kagari, muri buri murenge. Dufite ibikorwa remezo bindi birimo amazi n'amashanyarazi. Nta kagari na kamwe katageramo amashanyarazi. Dufite imihanda, nta kagari na kamwe katageramo imihanda myiza, yaba iya kaburimbo cyangwa se ya laterite ikoze neza ku buryo abantu babasha kugenderana no guhahirana. Ibyo byose ntabwo twari tubifite. Dufite umubare munini w'abana b'Abanyarwanda babasha kwiga, kandi bakaba yava ku mashuri y'incuke, abanza, yisumbuye, akayiga aho ngaho iwabo ku buryo bimworoheye. Navuga ngo mu bijyanye n'ibikorwa remezo, kereka utabikenera kubikoresha, ariko ubundi byose turabifite. Ntabwo rero ari uko byari bimeze, kuko wajyaga nko mu ikomine yose, nk'aha duhagaze hahoze ari komine Bicumbi. Nta shuri rya leta ryahabaga uretse TTC Bicumbi, niryo ryari ishuri rya leta ryisumbuye. Ariko ubu dufite amashuri yigisha kugera ku mashuri yisumbuye ya leta atari munsi ya6. Ubwabyo bikerekana yuko hari intera yatewe, n'ibindi bikorwa byinshi ntarondora. Ariko ku bijyanye n'ubuhinzi, dufite ibishanga byatunganyijwe birimo guhingwamo ibihingwa. Na hano duhagaze muri Nzige mu kagari ka Kigarama hepfo hano gatoya, hari ibihingwa byoherezwa mu mahanga. Mwabonye abanyamahanga barimo n'Abahinde turi kumwe hano baje kwizihiza uyu munsi wo kwibohora, bahinga urusenda bohereza mu mahanga. Dufite Abashinwa bohereza mu mahanga ubwoko bwa watermelon bwihariye. Dufite abahinga inyanya zoherezwa mu mahanga. Dufite abahinga imiteja. Ahangaha gusa turi tutavuye ahangaha, byerekana rero yuko hari aho tumaze kugera, byaba mu buhinzi, mu burezi, mu buzima heza hashimishije. Ubwo twakomezaga urugendo rwo kwibohora, igihe Jenoside yakorewe Abatutsi yahagarikwaga, nabwo murabyibuka. Nagira ngo dusubize amaso inyuma, mwibuke uko iki gihugu cyari kimeze. Byari bikomeye, hari ibibazo byinshi. Icyari cyarangaga igihugu cyacu n'abajyaga mu mahanga, wabonaga umunyarwanda wese yamubonaga mu ndorerwamo y'umujenosideri, umuntu wishe abantu. Ariko uyu munsi ubonye umunyarwanda arakubaza ngo ariko uri uwo mu Rwanda kwa Paul Kagame, muri Kigali isukuye, mu gihugu cy'umutekano. Ibyo bintu ntidukwiye kubyishimira.
Tajingana nani vijana, Kigali tajingana nani vijana, Utare itajingana nani vijana, Gisenyi itajingana nani vijana, Wengeri itajingana nani vijana,